aho nshaka ko abantu bakurikira cyane twahatinda rero yego ni iri jambo rivuga ngo nukwiraho bwitumva ibiti byose mwirire rwose uko wumvise inzara yawe iri n'uko washonje n'icyo wifuza yego icyo mbabujije ni ukurya kuri iki giti cy'ubwenge kimenyesha ikibi n'icyiza umunsi uzakiryaho yego no gupfa uzapfa aha mu by'ukuri uru rupfu umuntu azapfa kuko yariye ku giti kimenyesha iki ikibi n'icyiza uruhe rupfu se buriya byavugaga yuko igihe azahabwa kumenya icyiza n'ikibi cyangwa ikibi n'icyiza icyo gihe ibyo yamenye nibyo bizamukoraho. ayo reka mbashimire kandi mbifurize kugubwa neza, mbifurize amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Mwebwe mukurikirana Mpumuriza GP Ministries, mukaba mukunda ibiganiro mushumba agenda tugezaho dogiteri. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Muraho neza mushumba? Yesu ashimwe cyane Manuel. Yesu nahimbazwe cyane. Muraho neza. Turashima Imana. Ni ukuri tugira umugisha wo kongera kukwakira muri uru rugo rushyitsi kandi rusangwa. Yego. Hanyuma watangira wibwira abantu wenda baba batakuheruka hano kuri Mpumuriza, bakuri subscribe nyuma batakuzi, ariko hano hari umurimo mugari cyane mwubatse hano kuri Mpumuriza GP Ministries. Yego. Hanyuma turakwakiriye bibwire abakubonye ari bwo bwa mbere, noneho nusoza udusengere tubone dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twifuje ko tuganira namwe. Murakoze cyane. Ni Dr. Patient Michel Zigirinshuti. Twaherukanaga hambere hano kuri Mpumuriza GP Ministries hashize iminsi. Yego. Ariko byatewe n'umurimo mugari wabaye imbere yacu. Turashima Yesu ko rero umurimo ntabwo wahagaze. Wenda twe tugakwigirira icyo kintu cy'imirimo yacu kutabera hose icyarimwe. Yego. Ariko turongeye turabonetse mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibamere umugisha. Imana ihabwe umugisha cyane. Hanyuma uyu munsi wa none mwasenga tukabona tukabagezaho insanganyamatsiko uyu munsi twifuza yuko tuzibuze kuganiriza abakora Mpumuriza. Turongeye turagushimye Mana yacu kuduhaye uyu mwanya ngo twongere tugaburire ijambo ryawe mu buryo bwo kuganira bw'ibiganiro, kuko hari ibintu byinshi uba ushaka kungura abantu bawe mu bumenyi busanzwe n'ubw'umwuka, kandi hari aho ushaka kugeza ubugingo bwacu. Niyo mpamvu natwe twakwemereye ubwidukoresha ushaka mu murimo wawe. Turasenze ngo ware natwe udushoboze rwose, kandi uyu mwanya tugiye kumara ugende neza, umwuka wera tubashije kuvuga ibyo ushaka tuvuga, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Tugiye kugirana ikiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti ese imbaraga z'ubwenge bw'Imana ni iki ku bantu? Yenda ariho duhera ko hari urahita ushobora no kuzaza noneho yenda tukazongeraho n'ibindi, ariko ubu kano kanya ubundi ubwenge bw'Imana ni iki? Ese ubwayo ko yavuze ngo ni bwenge, none ubwenge bw'Imana ku muntu ni iki? Ubwayo yaravuze ngo ni njye bwenge. Niwe bwenge no kumenya. Yego. None ubundi ubwenge bw'Imana ni iki? Nk'abizera budufasha iki? Ubidusobanurire tubyumve musho. Hari ukuntu tuba dushaka ubwenge ugasanga niho yenda reka mfatiraho mu by'ukuri ajya kure karame. Iri jambo ubwenge ubwabyo rigari rinini, ariko rifite inkomoko mu Mana gusa. Yego. Nk'uko ikintu cyose tugikomora mu Mana ariho tugikura, guhumeka, gukora kw'ingingo zacu, yego, byose nk'uko tubikomora ku Mana ni nako n'ubwenge yego arimo buturuka. Ngo buturuka. Yego. Urugero, dusomye ijambo ry'Imana mu Itangiriro mu gice cya 2. Yego. Hansomere wumve.
Itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 9. Yego. Igice cya kabiri umurongo wa 9 haranditswe ngo Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi. Yego. Imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'iki. Bumenyesha icyiza n'ikibi. Urakoze cyane. Noneho se umurongo wa 17. Umurongo wa 17. Muri icyo gice. Yego. Ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntukakiryeho. Ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Oh my goodness. Duhite dusubiza ibitekerezo byacu inyuma. Yego. Nge nawe n'abaduteze amatwi twese. Yego. Tumere nk'abasubiye mu ngobyi. Yego. Ubu nonaha ninyemerere tugende mu ngobyi. Yego. Noneho njyewe mbe Adamu, wowe uba Imana. Yego. Titire kakomera. Umura n'urugero. Yego. Uzikubuza aho kwirwa nkureba rwose. Iyo titire unaniwe kuyakira. Ngarika nkorohereza. Yego. Ngaho ibera Adamu nge mbe Imana. Nta kibazo. Uko biri kubijira biramfasha. Mbega aho ngaho urapfa kugerageza. Urwo rukweto byibuze nasunikiriza. Urumva ubwo ni depuis la création, guhera mu irema. Yego. Umunsi wa mbere imaze kurema isi iremye umuntu. Yego. Yego. Niba wakurikiye ku murongo wa 9. Yego. Yego. Yamejeje ibiti by'uburyo butatu. Sibyo? Icya mbere urabikurikiranye ku murongo wa 9. Ni igiti cyose cy'igikundiro. Ni igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa. Igiti cy'ubugingo cyaka. Icya kabiri. Yego. Buretse yewe utonde ariko we nawe ntukagiti igiti cyose cy'igikundiro. Yego. Every kind of trees. Igiti cyose cy'igikundiro kandi cy'imbuto ziribwa. Yego. Wicaye munsi y'igiti cyitwa avoka. Avoka. Sibyo? Ubwo wabona hari hirya hari umwembe. Yego. Hari hakaba icyo bita queue de bœuf. Yego. Hari hakaba ipapaye. Yego. Hari hakaba ironje. Yego. Yego. Bita orange. Yego. Hari hakaba hari icyo bita indimu. Bya bintu byose biribwa. Bya bintu byose biribwa. Yarabimejeje. Wow. Aho ngaho muri iyo ngobyi. Igiti cyose cy'igikundiro. Ko n'ubwoko bwa mbere bw'igiti yahamejeje. Yego. Igiti cya kabiri ni icy'ubugingo. Yego. Nakimezemo hagati aho ngaho. Si koko? Unkurikirane neza. Ibyo biribwa byose bemerera kubirya. Yego. Irakomeje imeze n'icya gatatu cyitwa icy'ubwenge. Yego. Kumenyekanisha ikibi n'icyiza. Kumenyekanisha ikibi n'icyiza. Kumenyesha, kumenyekanisha gabye ni informer. Naho no kumenyesha. Bira no kumenyesha. Okay. Ya. Mu by'ukuri buriya Manuel, njyewe ntangazwa no kubona Imana yarababujije kurya kuri icyo cy'ubwenge. Ku murongo wa 19 na 7. Yego. Umurongo yego ku murongo wa 17. Igira ite ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntukakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ibi ni ibyerekana ku bwenge bw'Imana. Yego. Yego. Yarimo ibufuhira ishaka ko umuntu aguma uko yaremwe. Aho ushobora kwibaza ngo none se uwo muntu yari yaremye irimo kubuza kujya ku kiriya giti nta bwenge yari afite? Nanjye ubwo niyo mpamvu nabajije mbese ubwenge bw'Imana umuntu icyo gihe yari ameze gute? Wenda tuba tukajyaho ubw'Imana rero. Yego. Donc byanga bikunda hariho ubwenge uriya muntu yari afite. Yego. Byensure butuma areba akamenya ko Imana imusuye. Yego. Si koko se? Yego. Akamenya ko iriya nyamaswa yitwa iyi.
wibuke ko ku murongo 18 havuga ngo niwe wisi ikintu cyose iki izina amazina ryacyo, yego kandi ngo uko akisa akaba ariko ryitwa yego n'inyamaswa zose. Urumva rero afite iki ubwenge, yego ariko ubwenge Imana yari imubujije kurya cyangwa gukomora muri kiriya giti ngo numenyekanishe icyiza n'ikibi. Nuvuga ko yari yifitiye rero ubwenge bwamenye Imana gusa. Ako kantu ko nshaka abantu bateze amatwi bumva, ubwenge bwamenye Imana gusa. Ayandi manalize yego, ayo kumenya inzu nziza n'abakobwa beza n'inka nziza n'imbwa nziza n'inzu nziza n'amafaranga meza, kibe kiretse. ubwo bwenge bwo kumenya ibyo byiza nibwo bwenge bw'Imana, nibwo Imana yafuhiraga. buriya yakoresheje iki ko Imana ahantu honyine mbona Imana nayo yateze amatwi umuntu ngo yumve uko yita ibintu naha hepfo munsi y'umurongo wa 17, munsi wa 17. Ubwenge yitishije ibintu byose amazina, kandi ngo Imana inezezwa nuko inezezwa n'icyo kintu. Ubwo bwenge ni ubuhe? Yakoresheje ubuhe bwenge? Ni ubwenge bw'Imana bwari bumuri, nibwo nakubwiye ngo bwari ubwenge bw'Imana yego buba mu muntu, ariko butamwemerera kurenga aho ngaho ngo agire ibindi amenya byiza cyangwa bibi. Reka nkubwire impamvu nshuti yanjye, nuko kiriya gihe nta bibi byari biriho, kandi tuvuze ukuri n'ibyiza byari ntabyo. n'ibyiza byari ntabyo. Erega buriya kugira ngo uvuge ngo ibyiza n'ibibi ni uko urimo ukora choix entre les deux choses. Yego, ahubwo numva kugira ngo mvuge ngo ikigega ni cyiza, yego, nuko hari ibindi bigega burya. Iyi nzu ni nziza nuko mba nabonye izindi. Ubwo ikitari cyiza ni igiki? Ni ikibi. Ikitari cyiza ni ikibi. Ubwo mu nyurabwenge yanjye nka Adamu navuga ni hari hariho ibyiza, kubera ko Imana nyine yari mu mucyo w'umuntu, ikaba ariyo data, ikaba ariyo se, ikaba ariyo mama, ikaba ariyo byose byo kurya ibyo kunywa. Ubwo byari byiza ubwo ari Imana yari iri. Ariko nkanjye Adamu, nkaho Adamu nyine, nkaho Adamu kuko Imana yego, uhereye ku murongo wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, igice cya mbere, ikintu cyose niyo yabonaga ko ari cyiza. Uzasoma uzandebera ahantu handi Adamu yaba yaragize ikintu cya appreciation. Hari aho wabona yamaze kuremerwa umugore. Umva nawe gusa ko nanjye mvuga wibuke ko umugore yamuremewe, yamaze gute? Yamaze kwita ibintu byose. Ni nawe muntu wa mbere, akamvuga ngo niwe muntu wa mbere, niwe yabashije kumenya ko nawe kandi ntaho ubona ko yamwise mwiza. Gusa ni urakara ko mumara yanjye, urakara ko ku magufa yanjye, uzitwa umugore ko wakuye mu mugabo, wanyereka ahantu yamwise mwiza? Iyo mitoma yonyine irahagije. Irahagije nuko uzi ko wateye imitoma nawe. Wibuke ko mbere ye nta yindi mitoma yari azi, nta naho yayikopeye kuko nta wundi mugabo wamubanjirije. Yego. Nta ndi fiançaye yabayeho mbere ye, nta ndi mugore wundi wabayeho. Yego. Yego. Aho urabyumvise? Yego. Aho nshaka ko abantu bakurikira cyane twahatinda rero. Yego. Ni iri jambo rivuga ngo nukwiraho bwitumva ibiti byose mwirire. Kose uko wumvise inzara yawe iri, nuko washonje n'icyo wifuza. Yego. Icyo mbabujije ni ukurya kuri iki giti cy'ubwenge kimenyesha ikibi n'icyiza. Umunsi uzakiryaho no gupfa uzapfa. Mu by'ukuri uru rupfu umuntu azapfa kuko yariye ku giti kimenyesha iki? Ikibi n'icyiza. Urupfu se buriya byavugaga yuko igihe azahabwa kumenya icyiza n'ikibi cyangwa ikibi n'icyiza, icyo gihe ibyo yamenye nibyo bizamukoraho. Ibyo yamenye nibyo bizamukoraho. Kondisiyo ko atari nziza. Bivuga ngo n'ubu tuvugana, yego, n'ubu tuvugana, yego, abantu bankurikiye bihangane maye nkusimbuka, ariko ndi buhagaruke. Yego. N'ubu tuvugana hari ibintu Imana bidashaka ko
umuntu amenya. ayiwe Mm. nk'ubu bikaba hari ikintu rwose yafungiranye ngo ntakimenye. rwose ikaba idashaka kubimenya. Eh. ubu hari ikosa abantu batajya bamenya. Aha. Umufilozofi yaravuze ngo uko ugenda uzamuka ujya hejuru ubwambure bwawe yego bugaragara. akayankende. Icya kabiri, aho hantu nuhahanuka ayiwe uzavunika kuruta umuntu uhirimye yari yicaye. se guhirima wicaye nabyo nko kagira inkamwe ni nko gusitara muri kaburimbo. yasesa nari nicaye ngira nte ndahirima. Nahirima bitewe n'intebe wenda ikunje akaguru, nahirima bitewe n'ahantu nayishinze hari igise, ariko ibyo byose imvune yanjye ntiyangana niyo uhanutse ubushorishori bw'igiti. Yego nibyo wabyumvise. Aka gatatu gakomeye, uko ugenda uzamuka ujya hejuru yego ni kumenya byinshi mu byo hejuru kandi kubona abo hasi. yego ukireshya nabo nta bintu wamenyaga byabo. uko ugenda ubaruta urabamenya. unareba na hagari haruta. Iyo Dawidi ataba muri etaje ntabwo yari kubona umugore wiyuhagira. yego ukantu nako ndakemwe. icyo uracyumvise. noneho rero Imana hariho ahantu itashaga yuko bagera mu bumenyi. ibyaha by'abadiyakone bingana n'iby'umukirisitu. byose ni kimwe. hari umunsi wigeze kumbwira ngo byose hari umunsi wigeze kumbwira ngo uko waba uri kose ugakora icyaha igihano ni kimwe. wibwiye se ko ibyaha mvuze ari ibitwita sins peshe. wapi ahubwo rero ndikumva navuze nashatse kuvuga ibyaha umudiyakoni akora ku maturo no ku cya cumi. kubera iki yageze ku rwego ruyamenya ruyabona. yego ubwo razacumurirayo kuko ariho ari. nibyo ariko umukristo azagarukira ku cyo kuyatanga gusa. aramutse ayatanze ubundi mu by'ukuri umukristo ntiyagombye kumenya ibiri hirya yo kuyatanga. ndavuga uw'ubwenge unyumva unyakiriye unteze amatwi ajya atanga agira ate yitahire. ariko hirya hariya aho rusibanira kuba yiba, kuba yapfa, kuba yanywera inzoga, kuba yasambanisha, nagarukire ahangaha mbese ature yigendere. ariko ni nabyo no mu isezerano rya kera bene Eli bakoreshaga. ubu bavuze ngiye kubakubwira neza neza bavuze bari aha. Oh my God, bari bageze hano. bene Eli rwose bapfusha ubusa, ariko Imana uriya murongo wavuze ngo ndababuje rwose ntimuzakirye. wibuke ko umugore amaze gusoromaho yego inzoka yamuhaye akarya agashyira n'umugabo we ngo nibwo amaso yabo ageze ate yahumutse. agihumuka ikintu cya mbere babonye urakibuka bambaye ubusa. babonye ko bambaye ubusa. twumvikane etre nu kwambara ubusa. yego ntibabibonye kuko aribwo bibaye, ahubwo na mbere niko byari biri. kuki rero biba ariko amaso yabo ntiyari yemerewe kubibona. ayiwe kandi ubwiza bwabo bw'imbere y'uko babimenya yego nibwo bwiza bwari bunejeje Imana. ngaho nawe kibaza. ntabwo ndi kuhagera. ntabwo urabyumva. ubwiza bari bafite bacyambaye ubusa. kandi buriya Bibiliya ivuga kuriya uko ariko ibonye yavuga ngo tubyumve. yego ariko ubwiza bari bagifite bacyambaye ubusa. yego nibwo bwari ubwiza nyabwo karemano k'Imana. ni nabwo bwasaga n'Imana, kuko uyu munsi wa none ntabwo Imana igira ahantu idodesha. oya igira se kandi nk'iya papa, ni nka karidinali se, ni nk'iya posi cyangwa bishopu se. aho nawe yabaye nk'umuntu. uyu munsi wa none tuyubaha nk'Imana. nta byo kwambara, nta cagwa, nta kudodesha.
ubwo yaba yambara ikibuga utangiye kwibaza iyo yambara niba agiye ko ndada wowe garukiraho nibyo watangiye umbaza garukira aho hari aho udashaka yuko ugira ute ariko bari hari aho udashaka kurenga yego noneho bamaze kumenya ko Mm. bambaye ubusa ubusa Mhm. nibwo bahunze mu maso h'Imana Yego. nibwo bagize isoni sozi batera kujya guhunga no kujya kwihisha Mm. yego Mhm. naho kumbe kujya kwihisha kwabo n'izo soni bagize zibakuye mu mwanya w'Imana aho yabashyize ari naho yabasuraga buri mu mafu Oh, ya ya Nemusi. Nemusi. urumva rero ni ijambo tubaye nk'aho dukoreye development cyangwa turyaniriza reba ahantu twari turukanye Yego. bivuga ngo iki rero mu kinyarwanda twavuga ngo nabana mbere batarabimenya babimenye si bwo babimenyeshejwe n'iki ni uko bariye kuri cya giti Cyo kumenya. nacyo kintu babajije Imana yababajije Ubuse mwariye kuri cya giti nabo yatangiye ivuga ngo Adamu we Adamu ariko uri hehe noneho urihe nahoze ntibaza umunsi umwe ndimo nigisha aha Imana kuza ihamagara yego ngo Adamu Adamu uri he wibwira mwene data unkurikiye ko ari uko Imana itarazi aho ari nibyo yakoze n'ibyo yakoze yari bizi yari bizi ahubwo kumuhamagara Mhm. iragira ngo yongere yumve ijwi ryayo ikindi abone yuko yabuze Manuel nje iwawe gusura aha ngakomanga Mm. ukaza ugakingura yego byambera nko kubona telefone yanjye nguhamagaye ikiri rompuwe oya ntabwo ari bimwe rero dore ndahageze nsanga ntuhari yego gusa ngo ndi bwicareye ko wasunakinze mwihangane ndaje ako Ari- ngako nakihanganira yego kuruta kumbwira ngo nibutse ko ngufitiye amafaranga ndaguhunga gutansanga hano ese amafaranga undimo ko nayirenze nkagusura noneho yewe ngize ko nayirenze nkagusura nagira ngo uze kunyishyuza nicyo kibazo aho kantu uvuze ngo ngo wagira ngo uje kukwishyuza yego bakita romoru cyangwa se culpability aha mbere y'uko barya cya giti nta culpability bagiraga imbere y'Imana nta romoru bagiraga none ubu ikintu cyabaye cyabateye culpability imbere y'Imana anemo mu ijambo rimwe nsobanura abantu twumva ko hari ibintu na n'ubu Imana iba yumva yabyigumanira twebwe ntitubimenye niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ibihishwe ni iby'Uwiteka yego Mhm. ariko ibyahishuwe nibyo byacu kugira ngo tubigenderemo Mm. ibihishwe nibyo ni witega iby'Uwiteka soma gutegeko kwa 2:29 umurongo wa 28 yego umurongo wa 28 yego ibice ni 29 yego umurongo wa 28 haranditswe ngo ibihishwe ni iby'Uwiteka Imana yacu ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka kugira ngo twumvire amagambo amagambo yose yose y'aya y'aya mategeko urumva ko iriya kameme ceux qui sont cachés noneho ntangiye kubyumva wabyumvise Mm. niko Imana yabishimye kandi ko habaho ibintu bihishwe icyo ntari kugeraho neza kuki Imana iri kubiduhisha kuki twima uburenganzira bwo waruzi kumenya ikintu neza bita souveraineté kuba hejuru souveraineté yego Aha, yego ku kuntu ko kuba hejuru kw'Imana yego overall Mhm. above above all Mm. iki kintu cyo kuba hejuru y'ibintu byose Mm. Imana ihora ishaka kukiharira ariko
nawe ubwawe mu rugo iwawe ufite ibintu ushaka kwiharira. Bihakane noneho. ubwo nanjye naba ngiye kuba nka Adamu noneho mba Adamu imana amategeko. Noneho wemewe kabisa. Uremera ko iwawe hari ibintu udashaka gusangira n'undi muntu wundi? Cyane, kimwe bibiri bitatu byinshi. Nawe ujya intebe wicaramo mu rugo? N'umwana utaruzi imyaka 2 aba yize. Uko rero mu rugo iwawe ufite ibintu wihariye, yego, ikinatangaje Manuel, utaza kwiga kubyihariye kubera kwishyira hejuru. Oya, ahubwo n'Imana bikwemerera. Nk'umugabo mu rugo, nk'umutware mu rugo, Imana arabikwemereye. Yego. Utazabikwemerera, yaba avuye hanze y'urugo rwawe, yaba ari mu rugo rwawe, azaba akurwanya. Aho kantu gasubiremo neza. Utazabikwemerera uko, yaba aturutse hanze y'urugo rwawe, yaba ari urubamo, azaba akurwanya. Imana ifite ibintu yihariye. Cyita mu Gifaransa particularité. Wacyumvise? Particularité. Umwihariko wayo. Amen. Amen. Ngiyi impamvu tubiryo barwaje ngo kuki Imana bidashaka yuko tubimenya. Nicyo nta kindi. Nta kuntu igiteganya ko umuntu yabimenya mu mikurire y'umuntu. Yari yarateganyije ko ahari agenda kura, yego, hari iby'imwemerera ko agenda amenya. Nuvuga ngo Adamu na Eva Imana hari igihe cyari kizagera yenda ikabemerera, ikagenda we ikabemerera, ariko bidaciye mu kurya igiti. Nuvuga ngo ubwenge yabahaye niyo bwari bihagire ngo izabu develope mu gihe cyayo, mu gihe runaka, yego, kugenda bagira ibyo bagiye bamenya. Ndakwereka itiku rikomeye ariko ry'umuntu ku Mana. Ndari kwereka. Yego. Ntaragera aho hantu, ibuka bamaze kukirya. Sibyo? Subira mu itangiro nkubwira akantu kariyo. Yego. Ko ndiyo mbe musho. Ibice bingahe? Igice ni cya 3. Yego. Sibyo? Ku murongo wa 22. Yego. Aravuga ngo iki? Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe. Buretse gatoya. Dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe. Nk'imwe yo muri twe. Gusa Imana? Yego nyine. Abaye nk'Imana imwe muri twe. Soma wumve, muri twe kubiki? Kubwo kumenya icyiza. Kubyo kumenya icyiza n'ikibi. Dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe, kubyo kumenya icyiza n'ikibi. Muri indi jambo, now we become good. Yego? Small God. Small God. Okay. Noneho atarambura ukuboko, agasoroma no ku giti cy'ubugingo, akarama iteka ryose. Ntabwo twamukira. No, full God. Twamukira. Aranyiteka ntitwamukira. Full God. Ijambo nshatse ko abantu badutse twumva, ni iryo uvuga ngo ibintu naragize ngo bimwihariko wacu nk'Imana, yego, umuntu yabifashe. Catch. Yego. Yabifashe. Yasingiriye. Yamaze kuba nk'imwe muri twe. Ubu rero aramutse ariye ku cy'ubugingo, kaba kabaye eternal life, yahita agira ubugingo buhora akabaho iteka. Ureke umva ahantu muhumve neza mwitonze. Yego. Nkomeje kubabwira ko ibi byose ni mechanisme de defense, ni ingamba Imana irimo gufata kugira ngo umuntu agire ahagarukira, Imana ibashe kumukontorora. Uracyumvise? Yego. Imana ibashe
kumukontora, kumugenzura. None yabaye nk'imwe muri twe. Muri iri jambo yagize ubwenge nk'ubwacu. Ese n'ubwenge Imana yavugaga ubwenge bivuze ngo ikize? Nari nzi ko ari uguhinduka nkayo. N'ubwo ubwenge bwayo burimo, bumwe bwari ubwayo yihariye. Ese kubera ko yariye ku giti cy'ubwenge kimenye n'ikintu n'iki. Habaye nk'imwe muri twe. Ni ukuvuga ngo rero ubwenge ni ukumenya icyiza n'ikibi. Byari byahoranywe n'Imana gusa. Natangiye mbikubwira. Okay. Rero nkwereke. Uyu muntu aramutse ari ku cy'ubugingo aramiteka. Mureke tumukuraho. Tumukuraho nagakeca, uyu muntu nagakeca, turahumbya gato nacyagira ate agisorome. Se kuki Adamu na Eva batariye ku cy'ubugingo bw'iteka? Nawe wibaze. Umwanzi ni mubara agatsindwa. Kankubwira akantu gakomeye hariya. Urabajije ngo kuki Adamu atariye ku cy'ubugingo bw'iteka? Gisubiremo abantu bacyumve. Kuki Adamu atariye ku giti cy'ubugingo bw'iteka? Naratangaye kubona atariye ku cyo yariye, ku cyo yabujijwe, icyo atabujijwe ntagikoreho. Ngira ngo yari yamujije ibiti bibi mu muntu, ariko turetse n'ariya mashyo na biriya bicuko by'inzoka ari tugarukeho. Ariko mu muntu habamwo chambre, icyumba cyitwa icy'amatsiko, curiosité. Yes. Yego. Curiosité y'umuntu, amatsiko y'umuntu yidevelopa cyane, aba menshi cyane iyo hari ikintu muhishe. Niko abahanga bavuga yuko iyo wampisha amakuru ndayishakira, ukanamenya ahubwo nawe igihe cyose uzahisha umugore ahantu uri, nawe madamu ugahisha umugabo ahantu uri, uzaba utumye aribwo gushyiraho iki ingenzi ahamagare. Oya, ubu byaroroshye. Google Map. Iki? Google Map. Google Map yerekana ahantu uri cyane. Byihorere iki? Biteye n'ubwoba. None umva akantu ugiye kukubwira. Niyo bakoresha mu nzego bareba telefone ahantu iri guca. Yego. Umva akantu nshaka kubwira aha ngaha. Yego. Icyo kintu cy'amatsiko buri Imana yakibabitsemo igihe babuza kurya ku giti cy'ubwenge. No mu bibazo inzoka yabajije Eva. Fata biriya wumva amagambo yabajije. Igice cya 3 guhera ku murongo wa mbere. Yavuze ngo iki? Igice cya 3 mu itangiriro uhereye ku murongo wa mbere. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba Uwiteka Imana yaremye. Yego. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimukarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Ntimukarye. Wiga ikibonezamvugo. Sibyo? Ikibonezamvugo. Haba mu Kinyarwanda haba no mu Gifaransa. Yego. Wize ko toutes les questions formulées ou bien posées, yego, d'une façon négative. Yego. Mu gusubiza d'une façon affirmative, ntabwo usubiza ngo oui, urasubiza ngo si. Iyo ikibazo cyabajwe mu mpakanyi kandi usabwa kujya gute gusubiza affirmativement. Yego. Iyo uvuze ngo yego ubuvuze ibintu bito cyane cyangwa umuhabye cyane, umutsindagira umutsinda umwihanize, ntabwo uti si. Yego. Naho wi ni ntoye cyane. Yego. Iri very weak. Hangiye kubyumva. Yego. Noneho yaba yabajije muri affirmation, ushaka gusubiza muri negatif. Yego. Uravuga ngo rien. Never cyangwa no longer. Yego. Reka nkubwira akantu karahangaha. Sibyo? Yego.
inzoka guforumira kubaza ikibazo kiri mu mpakanyi. Harya niko madamu, niko madamu, niko munyeshuri, niko ye harya pe, ubu ni ukuri pe, ni ukuri ntikarimo. ni ukuri koko Imana yaravuze iti ndimo ntimukarye ku giti cyose. harimo negasiyo. Yego. Iyo negasiyo rero iri aho wumvise aho inzoka ikoresheje, yego, niyo kugira ngo ihinyuze iby'Imana yababwiye. Muri make ya matsiko yose noneho abe open, afunguye. Ariko umugore ati ariko di reba hano, reba hano, ariko di wa mugani ubu Imana itubuza kujya ku giti nta kantu rero dukinze kweri, irema ibiti byose, iduha umudendezo, itwemerere, nirangiza vrema kuri iki ngiki aba ariho ishira akabazo, simbarara cyane yakira akabazo. Kamema harimo akantu wa mugani, urumva ako kantu. yego, kuvuga ikintu cya mbere inzoka iremye mu muntu ni curiosity n'amatsiko no kwihangana mwumvi, yego, yo gushaka kuvumbura ikintu Imana yatekerezaga ivuga kuri yo. Mana we, Mana we, Mana we, Mana we. Niyo mpamvu rero ngo yamubwiye iti buriya yari ibizi ko umunsi mwakiriye muzamera nkayo. Soma hepfo wumve. uwo mugore iyo nzoka ibwira umugore iti kane upfa ntimuzapfa. Yego, kuko Imana izi yuko ku munsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza, mugahinduka nk'Imana. ako kantu mukamenya icyiza n'ikibi, mugahinduka nk'Imana. Urumva inzoka ijambo ivuze, yego, amprevoya, ibiteganya. yego, amprevoya, ibiteganya. Ureba hano kuki uyu mugore atabyumvise ariko bihise bihura n'iby'Imana ivuze nyuma y'uko kiriwe. Dore uyu muntu abaye nk'imwe muri twe. Uzi ko ushobora kwibaza ngo iyi mburagasa n'iyi nzoka yabikuye, yamenye gute biri ku mutima w'Imana, kandi ikamenya n'ibyo yavuga, n'ibyo Imana yavuganye n'umuntu. kuko umuntu yaremwe Satani adahari rwose. ariko Satani urakaza. Oya, buretse kwita Satani aho ngaho nawe uribyibeshye. Umuntu yaremwe inzoka iriho, ariko itari kumwe n'Imana. itari kumwe n'Imana. neza Imana yabagaheye. Oya, ndavuga inzoka ntabwo yari iri kumwe n'Imana. Nyine ntiyari kumwe nayo, ariko yabagaho. Yari iri muri aho ngaho, kubera ko nayo iri mu byaremwe. Erega umenye ko Imana yaje kugira aho twakwita ijuru nyuma, ko nyuma yaje kurema isanzure. Ntabyumvise, hasi hari amazi, aho wihajya cyane aho ngaho. Dufata aho neza. Yego, dore umuntu abaye nk'imwe yo muri twe rero. yego, nitureba nabi tuzoye gatoya ararya no kucyubugingo arame iteka bite tumukura hano. yego, iragenda irabirukana, cyokora irabanza data ibaremera iki, ibaha imyambaro mu mpu. Urumva hari inyamaswa yapfuye, ntibirukanye ingobyi ntiyikinze, yishyeho abamarayika bafite inkota zaka imiriro, ntibagiye. cyose Manuel, urebe ko rwose ubwenge bw'Imana bukaze, kandi n'umuntu atoroshye. Amaze kuvaho mu gice cya 11 cy'itangiriro, ngo baragwiriye rwose, barurutse baranabaye benshi. Sibwo se bicaye bati twubake, tujye mu rwondo, niba ari mu rwondo tujye mu ibumba, yego, dukate iki icyondo, twibumbire amatafari, tuyatwike. Niryo tafari rya mbere ryatwitswe, yego, cyangwa ryabumbwe. Nitumara kuyatwika hiye, twiyubakire inzu ndende, tuyigerekeranye, izagenda igere hehe, ku Mana, ku ijuru ku Mana. maze ndore ngaho ndebera kuri 6 urebe ibintu Imana yavuze.
kuri gatandatu igice cya 11 cy'itangiriro nyine. Chapitre 11. kuri gatandatu iravuze ngo Uwiteka aravuga ati turaba n'ubwoko bumwe, Duraba n'ubwoko rumwe n'ururimi rumwe. yego, Ibyo nibyo ibyo nibyo bakozi babashe gukora. Yego, ibyo nibyo murasoma. babanje gukora. Nibyo babanje nyine. Rero noneho none nta kizabananira gukora bagishatse, kuko impamvu nuko bari babaye nkayo. Komeza hepfo yaho rero umwe. Uwiteka Imana ibatataniriza ndatarutse. Reka tumanuke. Aho niho nashakaga. Reka tumanuke. Haruguru mu gice cya 3 yavuze ngo dore umuntu abaye nk'imwe muri twe. Yego. Sibyo? Reka umuntu tumukura aha ngaha kuko naramuka ari ku cy'ubugingo aramera nkatwe. Yego. Ubu rero aha ngaha yavuze ngo reka tumanuke. Yego. Iyo tugere duze dutatanye tunyaruke tuhindure. Yego. Tuhahindurire ururimi rwabo kugira ngo be kumvana, rubemo nyinshi zinyuranye, be kumvana to communicate. Icyo nshaka abantu bumva ngaha rero. Yego. Nubwo twafata amagambo abiri y'ingenzi akaba ari tubasigira. Yego. Umuntu muri we atandukanye n'ibindi byaremwe. Yego. Yego. Kuva yamenye ikibi n'ikiza, hari ubwenge bumurimo gusa n'ushaka guhora gushakashaka Imana. Yego. Ariko Imana nayo ikomeje gufuhira ubwayo bwenge. Yego. Ishaka yuko tugera ku rugero rwayo. Uyu munsi wa none nicyo kintu kirakaje Imana ku bantu b'isi. Abantu b'isi barashaka kugenda bayiga, bayiruta, bayisanga, bashaka gukora ibyayo. Reba kurema barimo barabigerageza bakabura iki? Umwuka wayo. Siko bimeze cyane. Reba ukuntu bashaka kugenda bagenzura umuntu kandi kumugenzura byari ibyayo yonyine. None ubu barashaka umuntu bamugenzura buri ntambwe yose ateye. Ibyo byose Imana nibirimo gufuhira kugira ngo ubwenge bwayo bugume ari ubwayo. Babara ko ntusoze ntuhagarike nta gundi murongo. Abaroma 11:33. Abaroma 11:33. Yego. 33 hansomere twumve. Haranditswe ngo mbega uburyo ubutunzi bw'ubwenge n'ubumenyi bw'Imana mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi bw'Imana butagira akagero. Imigambi yayo ntihishurika n'inzira zayo ntizirondoreka. Urakoze cyane. Hepfo 34 ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza cyangwa ngo abe umujyanama we. Mu by'ukuri abantu bazi Imana nuko twabonye kubana nayo. Mbega uburyo ubutunzi n'ubwiza n'ubumenyi bw'Imana butagira iki? Akagero. Butarondoreka. Ubwenge bwayo ntiburondoreka. Amen. Imana ashaka kwiharira ibyo bintu rero umuntu nakaguma aho ngaho yarari. None akajya amenya ikintu ari uko Imana niburi kimuhishuriye. Yego. Ari ukugize ikiguhishurira. Ubwo ubwenge bw'Imana yaguhaye ntacyo butwaye. Ubwo yaguhaye. Ariko ubwenge bucurana ahubwo kwinjira mbere nkujya kuyishakamo no kuyiga. Umva neza kuyinjirira. Yego. Kuyivogera. Yego. Ibyo ni byiza ashaka. Imana ibaduhera umugisha ariko. Yego. Mwakoze cyane. Katwe tugarukiye aho ngaho kuri icyo ngicyo. Numva mu kiganiro cya kabiri reka tuzaganire ku bundi bwenge. Ndi kumva nahise ntekereza kuko reka ariho tuza gukomereza. Yego. Imana ibaho umugisha, mwasenga dusoza. Turamushimiye Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo. Ibi bike tuba tuvuze ubiherekeresha umwuka wera kugira ngo imitima y'abana bawe yunguke kumenya byinshi kuri wowe, kandi uko bagira icyo bahishurirwa kumenya bakomeze bace bugufi bamenye ko ubwenge bwose ari ubwawe, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.